umwana wagasubiza nyina bitewe n'ibyise yamubwiye. none se papa reka nkubaze Yego. ngubwo nta na kimwe cya kabiri uranakora ku byo bya mbere nibura waba waremereye umuntu Mwana wanjye none ngo urashaka ngo mbahuze. Mwana wanjye nacishije make sibyo mbabarira naje gusaba imbabazi sibyo nyine uzabanza unakore kimwe cya kabiri cyabyo kuzagufasha mu bintu byose nigize ngufashamo. iyo nza uzigiye wahereye uyivuga ni kera rero mbere yuko wanatekereza yuko najya kuguhuza na mama banza unakore kimwe cya kabiri cy'ibyo wemeye kuko urabizi nta kuntu mama arabizi niwe wababaye kundusha sibyo niwe wababaye kundusha ubwo rero nta kuntu njye nagenda mubwira ati ngo papa ngo arashaka ngo musubirane gutyo na gutyo nta na kimwe cya kabiri wabanjije no gukora ngo abone ko wisubiye rwose mbabarire kubera iki mfukame hasi ngusaba imbabarire oya haguruka n'ukuri mbabarire oya haguruka ngusabye imbabazi ariko n'ukuri mbabarire haguruka. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment hari benshi mugira inama kandi zikababera ingirakamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi ku bitekerezo byanyu ndetse n'abandi bagenda bafasha abantu mu buryo bugiye butandukanye mu buryo bw'imibereho hari abo mugenda mufasha kandi nukuri iterambere ryabo rikiyongera niyo mpamvu rero mbabwira nti niba ukanze ku kiganiro cyacu kireba gisoze noneho uko wacyumvise bitewe n'uko twaganirije umugira inama cyangwa usiga ubutumwa nyine ku kiganiro wumvise kugira ngo nawe umugire inama ugire uruhare mu buzima bwe bwa buri munsi uyu munsi rero twagiye gusura teta na mama we mu rugo kugira ngo muri kubibona ubushize nagiyeyo ngiye kubasura ko nari nabemereye ko nzabasura tuganira nabo uyu munsi rero nagarutse ndi kumwe na Teta kubera ko murabizi ko yifuje kuzaza kubareba mbanza kubibaza umudamu arambwira ati nta kibazo azareba umwana we sinaca umwana kuri se baganira ibyo bashaka kuganira rero turi kumwe hano nagira ngo papa Teta rero umwanya agira ikintu aganira n'umukobwa we reka banze ariko ngwikwize murakoze cyane hano twicaye hakabaye ari wawe ubu nakabaye mvuze ni turi kwa papa Teta ariko turi kwa mama Teta muri kwa mama Teta turi kwa papa Teta nagari wanjye Teta tuguhaye ikaze nawe murakoze ko warakaye tutaraganira subize ko ari mama wamutoje gutya se aya mama ntabwo yantoje kurakara oya nawe nakantu kabona kantu kwishimuka bati papa yaje wazanye iki se wazanye iki nayo nzi ko ndeba gusange mu rugo none washije kureba aho ndabunda kunyomoza nzagivuga wazanye iki pa waje ubize waje kuri gahunda ya Teta none ngo nagwa ruje ko uraruzi ko wamusanga gahora tubese mama we yari kuba yamutsimbye mubizi se antsimbye hehe ahubwo mbwira wazanye iki yewe se wasanga biri mu nzu
winjiye no mu nzu se ntareba kandi ko nzi ko twazanye. aha abana we wasanga biri mu nzu pe. Teta rero papa wawe n'uyu yifuje kenshi ko muhura, ubwo yarabimbwiye, mama wawe arabimubwira, mama wawe arabyemera, amubwira ko nta kibazo n'ibikunda azaze muhure. Mu by'ukuri yatubwiye ko hari byinshi yifuza kuzakwibwirira, ariko mama wawe nyine atabirimo. Wa mugani umwana na se buriya harimo utubanga twinshi ntawamenya. Ubwo rero ngiye kubaho umwanya n'uwanyu, papa wawe akuganirize, nawe ibibazo numvise ufite nk'ijana ushaka kuzamubaza, sinzi niba byose abibonera igisubizo, simbizi, nawe arahari. Mugiye gukora ikiganiro buri muntu nyine nk'abantu mumaze imyaka 15 mudahura mukaba muhuye uyu munsi, mufite byinshi byo kuganira, siki papa Teta? Yego. Rero dumva guha mikoro ubundi utangira uganira n'umukobwa wawe, arakubaza ibibazo yifuza kukubaza, nawe nyine umusobanurire, umubwire icyakuzanye cy'ingenzi, ikikugenza, n'icyo watubwiye waduhishe ngo uzamubwira ngo mwahuye. Ni byinshi waduhishe, ni byinshi cyane ugomba kumwibwirira. Umukobwa wawe mfura ngo akira. Yego, murakoze cyane, ndashimira Keza TV show. Iyo nabwiye igitekerezo cyo kuzamuza n'umwana ikamuza na madamu, ndayishimira, murakoze cyane. Oya, ni ukubera ibyishimo byinshi cyane kuba nongeye nkamubona kandi naramusize ari umwana mutoya cyane. Numva nabuze ikintu namubwira muri ngewe kabisa. ese Pabura wajyaga wicara ukadutekerezaho wenda njye Kabisa naricaraga nkabatekereza. ese ubwiye wadutekerezagaho wumvaga wenda wimaginaga ko tubayeho nka gute nyuma y'uko dusize inzu ukaba warayigurishije, wumvaga nyine tubayeho nka gute? Ariko kugira ngo nkore ibyo byose byatewe na mama wawe, ntabwo yigeze abikubwiraho. Mama se yakoze iki? Nawe arahari, uzicare umubaze icyo napfuye, nawe bigatuma ngurisha inzu, azabigusobanurira. Okay, wenda ndabyemera. Ibyo ari byo byose ni we na mama mwapfuye ibintu byanyu, none se ngewe ko watumye mbasha kubaho nabi kandi wari ufite ubushobozi bwo gutuma mbaho neza. Okay, nanjye rero nicyo kintu cyatumye mvuga ngo nze kugushaka. Ndagira ngo amakosa yose nakoze nyakosora. Imyaka 15. Uri kuyumva iyo myaka? Imyaka 15 ni myinshi, niyo mpamvu nanjye ngarutse kugira ngo ibyapfuye byose mbigarure. Imyaka 15 yose utashobora kuba wahamagara umuntu ngo mubaze mumeze mute, udashobora no kuba wavuga uti reka mbohereze message, wenda reka tuvuge ko nta mayinite wari ufite, ntushobora no kuvuga uti reka mboherereze 1000 wenda nanicecekere singiye icyo mbabwira. Uzi ko wagurishije inzu, ntushobora kuvuga uti se none ubu ngubu mana yanjye babayeho bate, inzu babamo yishyurwa nande? Wari ubizi neza ko mama nta kazi gafatika yari afite, urangije urifata urigendera. Ibyo byose pe ndabyemera, nta na kimwe makanya. Ariko ikibazo cyose nakubwiye uzakibaze mama wawe, sibyo? None se mama waje hano kugira ngo tuganire. Mama igihe tumaranye urabyumva n'imyaka myinshi, sibyo? Ubwo rero twaganiriye ibintu byinshi, none se uragira ngo nongeye njye kumubaza iki? Weho waje hano tuganire. Nge naje nganire nawe, ngusaba imbabazi kubyo nagukoreye byose, kuba utarize na n'ubu bikaba bikikugora, sibyo? Niyo mpamvu rero nje ibyapfuye nkabikosora, sibyo? Ntago njya nkwizera wowe. Ubushize ntago twaguhamagaye tukubwira ko ngiye kwiyandikisha, si twaguhamagaye? Mwarampamagaye ariko nase wavuze ngo iki?
ntiwavuze ati ngo uraza kuyohereza twigeze tunabona message wigeze se wongera no kutubwira ati basi nayabuze amafaranga aho ngaho yaba yarabuze rega amafaranga yarabuze nese nimba yaranabuze kuki utanaduhamagaye ngo two kugukomeza tukwizeye kuraza kubikora nibura tunabimenye dushaka uburyo tubyirwaniraho n'ubundi ko dusanzwe twirwanaho ku bintu byose kuki utatubwiye nari kubabwira gute se nanjye nayabuze amafaranga none se hari ijambo nshaka kuvuga kandi uravuze ngo nyuma y'imyaka ishize uje kugira nyine icyo ukemura mu bibazo byose banyuze none urakemura iki barakwatse bitanu ukabibura ijambo uvuze ubwo urarishyira mu bikorwa cyangwa urivuze wiganirira ntabwo ndivuze niganirira ikinzanye ni ukubyereka umwana ibikorwa ibyatambutse ndemera ko nakoze amakosa nkagurisha inzu nkakora ibiki nkabahemukira ariko ikinzanye ngarutse gufasha mama Teta aho yagarukirije nanje kuhacumbuka yewe papa ndi kukubaza yego uhora uvuga ejo narayirambiwe ejo uri kumbwira cyangwa se muri icyo gihe uri kumbwira ati ngo uzaba wayabonye ni ryari uzatangira ryari kuduhereza amafaranga erega mwana wanjye amafaranga ntago ari ko umuntu ayahoranye nta mafaranga umuntu ntayafite sibyo ntayo yagiye wagurishije yose byararangiye ariko ase ko mubizi koko tubwize kuko ubushize waratubwiye ngo harabo ngo cyavuye muri ayo mafaranga wagurishijemo inzu ngo uzakibwira umukobwa wawe ngo mubiza ibintu byinshi wanze kuvuga ngo uzabibwira umukobwa wawe wa mugani ko mubizi koko umugabo yaba afite amafaranga agakomeza kuyabika yagiye he wayashyize ayo mafaranga rero ikintu nayakoresheje murabizi ibintu biri aha hanze murabizi ko abagabo benshi bari gukora ibintu byo kujya mu rusimbi babetinga cyane nkubwije ukuri mwana wanjye amafaranga barayariye pe habura n'inoti ya 5 waduhereza wowe uragenda urayafatura uyajyana muri ariko nshima Imana ko nabivuyemo ntago nkibikina nk'ubu ngubu iyo ngize gutya ngo nibonera akaraka cyangwa se akazi ntibanyemerera kubera iki kubera diplome yanjye ntarakura hariya ubu ngubu ejo n'ejo bundi nzajya kumva numve barampamagaye ati byakunze ngo muze mutangire muze mwiyandikishe ntago umuntu erega iyo agiye muri kaminuza agenda gutyo gusa ngo nuko bamwakiriye hari amafaranga bisaba nese ubu ngubu uzaba wayabonye uzayamara cyane bya bindi byawe n'ubundi erega mwana wanjye amafaranga azaboneka pe sibyo erega n'ejo bundi reba ukuntu umajije gusa reba ukuntu imisatsi imeze wabaye umuzungu ibi byose ntuzi n'ahantu biva ntabwo ari wowe uba wayampaye inkwano none kutari kumufata neza nyine ngo ndi stress ntabwo uzi ko ibibazo bituma umuntu amera nabi n'inkwano bakazazigabanya ntabwo inkwano bazazigabanya uko hari igihe nageze nkumva nta nubwo mba nshaka kuvugana nawe nta nubwo mba nshaka kukubona kubera iki mwana none se reka nkubaze ubu ngubu ukuntu wadutereranye urumva ari ikintu ubu si mama wawe ubitera koko mama si iki reka nkubaze none si ibyo ukora simbibona reka nkubaze akantu kamwe muri iyi myaka yose tutigize tubana ubu mama wawe ntabwo yajyaga acana akaza akakubwira ibibi kuri njyewe mbwira iki kandi ambeshyera akubeshyera iki icyambere ntiwajya gumpamagara ngo umvugishe umbaze tumeze gute nimba nararyaga igihe narwaraga ntiwamvuzaga
hari mituweli yawe mperuka kunyishyurira wowe byose si mama, ishuri ntiwaryishyuraga, none se ubwo ngubwo uri kuvuga ko mama ahubwo yaba yarambwiraga ibintu ntiboneraga gute? Byose ni amakosa yawe. numvaga wakomerezaho wari uvuze uti ndashaka kugira ngo ngire ikintu nkora mu byahise byose, nanjye ngire icyo nkora mu bisigaye mama wawe, nanjye ngire icyo mbafasha, kandi umwana afite ikibazo cya diporome yabigusobanuriye, aho ngaho uramufasha iki? Urumva ntiyabona akazi adafite diporome, biri mu bintu rero bituma adafasha mama wawe mu buryo bujyanye n'ubushobozi. Ayibonye byamufasha kugira ngo wumvishe ko nakubwiye ko nta mafaranga mfite, sibyo? Ariko mfite akazi ndi gukora muri iki gihe, nubwo kadahemba amafaranga menshi. Iyo ubonye ahantu kubita purente iminota ingahe baguha ibyo 5,000, ubwo nizajya mbona 5, mama wawe nzajya mwohererezaho 2,500 kugira ngo nanjye mbone ayo nohereza ku wundi mugore mfite, kandi nawe wasanga ataranabikubwiye. Yere kuntu uri kubivuganisha ma wagira ngo ni uri kubibwira. Uzi kuntu uri kubivuga undi mugore wishimye ukagira ngo ese urumva byamushimisha? Ntabwo byamushimisha, uyu ni umwana. Oya ko nshimye bano babayeho gutya, uwo mugore we bimeze bite? Uwo basi igihe akose umugore wawe Wenda amwitaho kuko bari kumwe. ariko uko ari uwo mu bantu mwitaho kurusha uwo hanze. ariko narababwiye ati ibyo nakoze byose ndagarutse nsanga umwana wanjye. Nagira ngo nongere ngo ijambo utubwire, wavuze ko hari ikintu ushaka kuvuga kikuri ku mutima, aricyo kintu nyamukuru wifuza kubwira teta, wenda havuyemo biriya wenda bindi wamusabaga imbabazi araza kutubwira nimba yaziguhaye wenda nyuma, ariko nagira ngo ukitubwire cyangwa kikimubwire, hanyuma nawe twumve igitekerezo cyawe, iryo banga rwose utabwira nyine wumva wabwira umwana, kugira ngo twumve niba koko ikintu cyumvikana. Teta nawe n'umuntu mukuru aragusubiza, kirafata mikoro rwose mubwire. Yego murakoze mukobwa wanjye, fura yanjye, ni ukuri igihe kigishize ni kera, sibyo? Ndagarutse, sibyo? Ndagarutse, nicyo nashakaga kukubwira, yuko wazabwirira mama wawe. Nkamubwira iki se? Nkamubwira iki ubwo mama nubwo urumva namubwira iki? Ariko burya umwana ntago yabura ikintu yabwira mama we, yamubwira ati mama papa yarambwiye ngo arashaka ibi n'ibi. Naraze reka nkubaze. Yego. Ubu ngubu urabona ndi umwana. Mukobwa wanjye, fura yanjye, ndagukunda pe, kandi noneho ikitumye nza hano mu rugo kukureba, umugore mfite angeze ku mutima pe. Umva, ni wa mugore utaha yasinze, ni wa mugore uza akandaza hanze. Niyo mpamvu rero uriya mugore ngiye kumuta nkakurikira mama wawe pe. Ubwo se ukamukurikira nka gute? Uzi impamvu ushaka kugarukira mama wawe? Burya umugore wa mbere aba ari we mugore muba mufitanye igihango. Niyo mpamvu rero nshaka kugarukira mama wawe. Ukamugarukira nka gute ubwo? Mukongera se mugakundana, mukongera mukabana? Yego, tukongera tugakundana, kandi mu gukundana bizaterwa nawe. Shapa, reka nkubwize ukuri rero. Ni ukuri mwana wanjye bimfashemo pe, ndakwinginze. Umva, igikomere wamuteye, igikomere ndakizi, ndacyumva pe. Ntago nzi ko ibyo bintu byashoboka. Byibuza ndashaka kuza tukabana, nariya amafaranga
ari gukenera kujyana ku ishuri ku mwana, navuze yuko mfite cya kiraka cy'abapanteri nimba urabyumva sinzi, niko kazi umuntu akora, ukamumagara nkagusigira irange mu byumba, ndabizi pe, bahemba amafaranga 7,000 ku munsi. Urumva ko ari amafaranga menshi. Urumva najya nza nkamuherezamo 2,000, ayandi nkareba ikintu hanyuma mukanabana. Oya, ntabwo nkubwiye ko twahita tubanago ako kanya. Oya, none uri kumusaba nyine ngo mubane guteze kandi uvuze ngo ushaka ko mubana n'umugabo na mama we. niyo mpamvu nanjye mvuze ngo mbitumye umwana ko ari we naje kureba, sinaje kureba mama we, mbitumye umwana azabingiremo. Abibwire mama we. Mbega urashaka nyine ko mu bwase ngo urashaka ko mwongera gukundana? Wowe ndagutumye uzambwirire mama wawe, uri kumva ko mushaka njyewe papa Teta, sibyo? Umushaka guteze, ushaka ko mubana? Ndamushaka tuzaganire. Ganira nandese. Nganira na mama Teta. Mama Teta se waramubuze? Mama Teta kandi uvuze ko icyo ushaka ko amukubwirira ko ushaka ko mubana? Kandi cyongeyeho, Reka mbwire, nimba unashaka ko mubana pe, ntago byakunda. Banza urebe iyo nzu, reba uwo muryango, iyo chambrette aho ngaho, urabona twakwirwamo turi abantu bane. ubusura ariko ubu nturi kumbeshya uyu Oya. shambure. Sawa nyine, Kubona ari reba neza, Nese urimo urareba uko urabona abo bantu twakwirwa turi abantu bane. Okay, Cyakoza uzagende nyine wenda ego. ubaye ukodesheje nk'inzu nini, buri wese akaba yifitiye icyumba cye, wenda aho ngaho ashobora guhumereza nk'ijisho rimwe akakwemerera, ariko kwifata ngo uvuye ku mugore wawe uwo ngo ntazi, uwo mugore we zizikira. ni umusinzira. Abantu bazashyira bakabona ko kutabagora ari tukano. Uwo mugore ntago ari mwiza pe. Nyine waziziki wenda afite ibibazo pe. Nabyo byabaye. Ariko wenda tutitaye ku mugore wenda ibibazo mufitanye. We none hose ko ushaka kumuta, we none ugiye kumuhura. Umva baravuga ngo wirukana uhekenye gufa, none ugasanga uwuzanye aremize bunguri. Ibyo ari kunkorera ndi kubibona. Uri guhita wibuka ibyo wakoreye mama? Nyine ni kwa kundi ikintu kiba kisubiramo. Ukorera umuntu ikintu noneho hakaza undi nawe agahorera wa wundi. Niyo mpamvu rero icyo kintu ngusabye uzakinkorera, nta ikintu ngiye gushaka. None se ubundi kuki uri kubwira ngo Teta ngakubwirire nyina ngo mubane, utabimwibwiriye mama? Ego. Udafite ubushobozi utasayishyurira inzu. Nta nzu yishyura, nta gahaha, nta muriro agura, nta bishinzwe yishyura. Wewe wakabwiye umugore wawe nk'umugore wawe ukamwibwira. Iki kibazo ukaba ari ukibwira. Mukakiganira nk'abantu bakuru. Teta azajya guhagarara hejuru ya nyina ngo papa ngo mubane. Mpamvu mbibwiye umwana, buriya iyo waganiriye n'umwana kwegera mama wiwe biba byoroshye kuruta uko we umugabo wahura n'umugore wawe mukahita mugusha ku ngingo, ntabwo umugore yahita abyemera. Waramutaye ntabwo yabyemera, ariko wabinyujije ku mwana, hari icyo mama yabaza umwana we agasubiza nyina bitewe n'iby'ise yamubwiye. None se papa reka nkubaze, Yego. ngubwo nta na kimwe cya kabiri uranakora ku byo bya mbere nibura waba waremereye umuntu, Mwana wanjye, none ngo urashaka ngo mbahuze? Mwana wanjye nacishije make, sibyo? Mbabarira, naje gusaba imbabazi, sibyo? Nyine uzabanza unakore kimwe cya kabiri cyabyo. Kuzagufasha mu bintu byose nigize ngufashamo. Iyo nza uzi igihe wahereye uyivuga? Ni kera. Rero mbere y'uko wanatekereza yuko najya kuguhuza na mama, banza unakore kimwe cya kabiri cy'ibyo wemeye, kuko urabizi nta kuntu mama arabizi niwe wababaye kundusha, sibyo?
niwe wababaye kundusha. Oya. Ubwo rero nta kuntu njye nagenda mubwira ati ngo papa ngo arashaka ngo musubirane Niwe gutyo na wababaye. gutyo, nta na kimwe cya kabiri wabanjije no gukora ngo abone ko wisubiyeho. Wowe na mama wawe mwarababaye cyane. Twarababaye nyine, urabizi. ubundi wakabaye uje kubahoza none ngo uje ngo mubane. None se reka ngire ka nkubereza akabazo. Tuvuge wenda mama Teta agiza arabyemeye. Reka tuvuge wenda ntago abyemeye kuko nta n'ibyo azi byo. Aramutse abyemeye iyo nzu wayishyura. Nayishyura. Waha. Naha. None ko waho icyo gihe mubana kuki butabikora. Ko birumvikana ko niba wemera ko wayishyura ubu ngubu abyemeye ngo mubane. Ukemera ko iyo nzu wenda ntihenze, ukemera ko wayishyura. Ukemera ko wajya uhaha. Kuki none ubu bakwakana 5 ukabibura kandi umva amafaranga. Yego na. Ubwo icyatumye nakora ibyo byose niko icyabiteraga namaze kukibona. Kumva niyo mpamvu nababwiye ati ngo uzana uhekenye igufwa ugasanga none uzanye ari mirabunguri, sibyo? Ibyo nahunze ahubwo nicuje n'impamvu nahunze umuryango wanjye ngo nsanze uwundi. Niyo mpamvu rero iby'umwana negetse ubutaha muzagaruka twerekana iyo nzu. Ahubwo usiga unaduhahiye dore nijoro rirageze. Nakaya nta kintu dufite. Ku kantu gatoya. Jye nakubwiye abagore tumeze nk'abana. Naba ubuteta ameze nka mama we. Buriya kantu washukisha mama we cyangwa kugira ngo ibi byose ibibazo byose byorohe. Nakantu gato ushobora gukora akantu gato kavuga ati wenda ufite 10,000. Si 10,000 se bihaye. 10,000 ubijyana ku isoko nayo n'inyama n'ikiro cy'inyama kirimo n'ubugari. 10 no kugura ibiro 3 by'ibirayi n'amavuta n'amakara bikaba birashize n'ibitunguru n'inyanya. Abari make ariko buriya umuntu ubibere mu bibazo nk'ibi umuntu akantu gato cyane ushaka gukora karamushimisha. Uvuze ati kiri 10,000 mahari. Cyenge bigisha gutereta niba ari gutereta cyangwa niba ari ukugira nuko bigenda. Naho ubundi ntabwo uzaza rimwe Twabasaza se turacyatereta. None ntabwo urimo gusaba erego uri ubu ngubu rero umeze nk'umuntu uri gutereta bushyashya kandi gusubira mu gutereta umuntu waterese kera biravuna. Ubu nibwo bizakuvuna kubera ko uri gutereta umuntu wifite ibibazo. Uri gushaka umuntu wifitiye stress, ibibazo bikeneye amafaranga. Wowe uri kuza n'umunwa wonyine. Niyo mpamvu rero akantu gato ushaka kuvuga ati wenda reka mfite 10,000 cyangwa 5 ukabipfubatisha umwana. Nyina yaza akavuga ati ma nahashye hano hari ibiro bibiri by'ibirayi, hari miti ndayiguze ndahashye mu rugo. Naye avuga ati nayavuye ati papa vuye hano twaganiriye dore amaye 5. Ako kantu mukoze ntabwo nta cyadanje mukoze ako warukumuka bakazanye gasura. Naho rero w'ikibazo uraza ukajya kuri mama Teta ukamubwira ibibazo byawe unagakubwira iki. Wakaba uri gukemura ibye nta n'igihombo muhaye, uramusohokanye umuguriye burusheti na fanta nta n'icyo muhaye, wakamuhaye akazi k'ibiro n'ibirakisangira n'umwana. Ntaga amagambo yonyine akora. amagambo akora ndabizi. Rero wenda simbivuze ngo Teta byange wenda naguhuze na nyina ntago nabyanga ariko nanone buriya ni umwana akubwiye ngo kibura dore nta kintu dufite turarira unaduhaye. Hari akantu k'akajeste ukora gatoya rwose katagoranye gushimisha umwana. Ntacyo mba ntakubwiye kandi. Umwana turi kumwe. Umwana turi kumwe nta kibazo namerekeza ntashye ibintu biratungana. Ariko naje gusanga ibintu byawe bibera mu rwanga amazimwe kandi bikarangira tureze. Yamuhe nona. Sibyo Teta? Nayame bose bareba. Bishyira mu nzagihe. Nyuma twazaganira tugasanga waratubere. Niba ari 2 cyangwa 3 bimuhereze. So ubizi ko abagabo batajya babika amafaranga mu ntoki se. Abari kuri telefone. Ibya telefone byo simejya kumurika niturashe ngo ndebe niba message yaje. Ibyo ni ibyanyu nta kibazo. Turi kugana ku musozo rero Teta ngagira ikintu musubiza ku kijyanye no kuginuka kubwiye ngo muhuze na mama we ngo mubane ngo ibiki n'ibiki ngaho musubiza.
papa rero njyewe ndagira ngo nkumenyeshe ko ntashobora kuguhuza na mama rwose, nibura n'ibintu na kimwe cya kabiri nakubwiye utarabanza kugikora rwose umbabarire. kubera iki Oya. mfukame hasi ngusabe mbabarire Oya, nukuri mbabarire haguruka oya mbabarire haguruka. nukuri mbabarire Oya, haguruka ngusabye haguruka imbabazi ariko nukuri mbabarire haguruka haguruka. ndemera ibyaha nakoze byose ko mbyemera pe mbabarire. Oya, haguruka ntabyo nshaka. urazinye Haguruka. muganire wicaye nyabona yipfukama imbere y'umwana. nukuri mbabarire Nyine banza unatwereka ko ufite umutima wo kwisubira. None se ubwo uri kuza ngo mbabarira. Ubu ngubu ushobora no kugera hariya ukabura byibagiwe ibyo twavuganye hano. Ariko nibura nimbona nukuri ntabwo ari ukubyibagira sibyo, nimbona koko na bya 10,000 watagiye wemera yuko uzajya uvuga ukaduhereza make make aje, wenda bwo nzabyumva mvuga ati arimo guhinduka. Ako si ubwo uri kuza ubwo wowe uza abantu bagiye bavuga ibyo bintu ngo mbabarira Imbabazi bazitangiye. ntibabikore. nukuri mbabarira njyewe ntabwo ndi muri bari abagabo sibyo. Nyine ni kugira ngo mbone ko utari muri abo bagabo, urabanza utwereke ko uri guhinduka. Nimba ari 10,000 ko kubonye tubone ko bitugezeho. Icyo gihe noneho na mama nijya kumubwira gutyo nzamubwira ati rero urabona ko papa arimo guhinduka, ihangana umubabare. Naho ubundi guhita ngenda mubwira ati ngo mubabarire nanjye nta kintu ndabona. icyo ndagikora nukuri ndashaka guhinduka mwana wanjye mbabarira pe. Ibyo ngibyo ndabizi inkovu nubyuzuza. nabateye we na mama wanyu ndayizi sibyo. mumbabarire pe. Ibyo teta we azakubabarira nkuko ari kubikubwira nyine. Nibyo nakubwira. Hari akantu k'akamenyetso kerekana ko bimeze. Kerekana nyine ukuri guhinduka nkuko ari kubikubwira. Ntabwo rero wahindukana imbabazi mbabarira, ntabwo tete imbabazi ari buziteke nijoro. Rwose nubona utangiye nyine kwikosora gake gake nzabikora. no kuri telefone urumva se umuntu yakanda akanyenyeri Nabyo nta kibazo. sibyo. Kandika kereka niba karapfuye. Akagukandika. Uze kugakanda. Nkumva ibindi bira. Ikindi uzanaganiriza umugore wawe, burya umugore aba ari umugore wawe, ntabwo umwana akurusha imbabazi kuri mama. Wenda nawe ni byiza kumucaho. Ariko na mama teta, ariko utazanye mbabarira gusa. Igihe cyose uzaba uvuga uti ndashaka kwiyegereza umuntu cyangwa ndashaka kugera kuri iki, ugira icyo utanga. Wowe rero uri kuzana mbabarira gusa, kandi mbabarira ntabwo ikora mu muntu yifitiye ibibazo. Uraza ukavuga ati niba mfite akadore ngahaka naho mbahishe, ariko uri kuzubereka ko nta naho uhagaze nta naho, kandi nabo bwabo ntaho bahagaze. Rero ugomba kugira nyuma y'imyaka 15 nanzi ko uyu munsi bari buduhembe ariko ntabwo baduhembye, ariko akanyenyeri nzagakandira. Nzakande ntacyo mutabura byose. N'ejo haragera ugira ngo sejo ni kera, uzi ukuntu buri bucye amasaha agiye kure. Ahubwo burakeye ariko ejo nzagakanda. Turi kugana ku musozo rero. ndagira ngo nshimire umugira neza nyine wari wagize, wari wanyohereje amafaranga nkajya muri salo nkasa neza. Ndamushimira cyane nyine, nsaba n'abandi nyine baba bumva bashaka kumfasha bakamfashiriza kuri ya nomero 0783788357. Mwarakoze cyane. Nta kindi narenza. Nta kindi pe. Nimero yo nari nyizi. Nubikenera n'ubundi urayifite kugakanda. Reka dusoreze hano, ndabashimira mwese mwagiriye inama teta na mama we ndetse n'uyu mupapa. Nanjye hari izo namugiriye, nawe ujye muri comment niba hari aho twaganiriye wenda mugira inama cyangwa nituganire byose, nawe uze kwandika ugire nawe igitekerezo cyawe ushyira muri comment ku bijyanye n'uko uyu mugabo ashagura na mama teta cyangwa se no kubana. Dusoreze hano, gusoma ikiganiro cy'ubutaha.